Nyuma y'imyaka ishize hagati ya BEN n'uwo bita Bruce Melody hakaba hongeye kuvuka intambara ndetse iteye ubwoba. Iyi ntambara yo yari fire kubera ko ntago ari byo by'amagambo byaje kuba 2021. BEN mu busanzwe ntakunda Bruce Melody kandi na Bruce Melody ntakunda uwo bita BEN. Iyi ntambara yaje gutangira kera cyane aho Bruce Melody yaje kwigobotora abahanzi bose atangira kujya akora indirimbo nyinshi cyane, ndetse uwo bita Bruce Melody yaje gushiramo intambwe nini cyane ndetse itagaragaza ko ari umuhanzi mu gihugu cy'u Rwanda ukomeye cyane, uzi guhanga indirimbo nyinshi, ufite amafaranga. Uwo bita Bruce Melody yakoresheje ibishoboka byose aremera gurisha imitungo ye yose kugira ngo abashe kumenyekana. Byaje kumuhira, ariko nawe nubwo byaje kumuhira akaba umuhanzi ukomeye, yakomeje gutungwa agatoki kafite undi mugore hanze ndetse mu diaspora ashaka kubana nawe, agakora divorce n'uyu mugore babana wamufitiye abana babiri. Uyu mugore nawe akaba ari mu mazi amabira atazi ngo bizagenda gute, kuko buri munsi abafite ubwoba ko BEN ndetse uwo bita Bruce Melody azamwirukana mu rugo kubera ko batigeze basezerana. Iyi ntambara hagati ya BEN n'uwo bita Bruce Melody ubundi yaje gutangira kera cyane, aho uwo bita BEN bitewe n'uko we atazi gusubiza mu bintu bya fire yakoreshaga abakobwa bagasibya uwo bita Bruce Melody, naho Bruce Melody we yahoraga bivuga buri munsi kazahura n'uwo bita BEN ubundi akamukomera ku karubanda. Ariko niba uzi gutegereza afite iri gucaracara uburyo basuhukanyije, yewe uburyo BEN yamukuriye n'imbaraga nyinshi abamukubise urutugu, abantu benshi bahise bikanga baravuga ati se iyi ya ntambara igiye kongera gututuma yabo, ese kubera iki bahuye muri ubu buryo? Ubusanzwe BEN no bita Bruce Melody bari bafite umugambi wo bahurira ahantu hamwe bakaza kwibutsa abakunzi babo ko bafite igitaramo gikomeye cyane kizabera muri arena tariki ya mbere ririya joro aho barasira umwaka. Ariko bikaba biri kuvuga ko nubwo uwo bita Bruce Melody yaje guhura na BEN, ubundi ubusanzwe uwo bita Bruce Melody adakunda BEN, yari yaje kuvuga ko nubwo agiye guhura n'uyu muhungu w'umupapa ari umwana kuri we ndetse atazigera afungura n'imishumi y'inkweto ze, bangana urunuka wagira ngo niwe ziba zihanganye. Iyi ngore n'iyi ngabo, imwe ishaka kwimya indi idashaka kwimya. None se kuba ngaho atari ugusuhuza gusa bakubitanye ibitugu, waje kureba uburyo ki barebanaga? Ese aba bantu ubundi bapfa iki? Buri wese ko afite umuryango we. Ubusanzwe tugiye kubara mu mamiliyari cyangwa se mu mafaranga, uwo bita Bruce Melody ashobora kuba yarusha BEN amafaranga byo pe, nta naho bahurira. Ariko mu bintu byose bibaho bivugwa ko uwo bita BEN ari wowe wigishije Bruce Melody kuririmba ibintu biri ku murongo biciye mu mucyo. Ubusanzwe uwo bita BEN wakaba akundwa n'abakobwa cyane, ndetse uwo bita Bruce Melody we akaba bivangavanze ari ingano nyinshi. Ese iyi ntambara yabo ubundi izakomeza igeze hehe? Uyu mugore wa Bruce Melody yo ageze kuri kamera yigira nkaho nta cyabaye, ubundi akoroshya ubuzima. Ariko uyu mugore wa Bruce Melody iyo bamaze gutandukana ageze mu modoka agenda arira. Hari amakuru umukozi wabo ukunda kubatwara mu modoka iyo Bruce Melody adahari yaje kumena umuceri amena ibanga, yaje kuvuga ko niba ari umuntu ubabaye umugore wa Bruce Melody, niba ari umuntu uzabaho yicuza ubuzima bwabo bwose umugore wa Bruce Melody, ushobora kwibaza ngo niki cyabiteye. Kuko tuvugishije ukuri Bruce Melody ahantu n'intera ari n'urwego harimo kuri we ababona ku batunzi ngo umugore ari igisebo. Ati iki? Kubera ko uyu mugore ntibigeze bahura mukunda cyane, ariko kubera ko yarazi ko atazatera imbere, akimara gutera imbere noneho byaje gomera mu mirari.
dore ko ngo n'umwana wa mbere babyaranye byabaye ku bwana bw'impanuka kuri manumve gake, ubundi ashiduka yasamye. Bivuga ko bashatse gukuramo umwana biranga, Imana iratabara. Bruce Melody ngo yaje kubona nta kundi yabigenza, ahita ahitamo kubyara undi mwana wa kabiri. Aravuga ati reka nibyarira abana ntawamenya. Uwo bita Bruce Melody yakomeje kubana gutyo ndetse n'uwo bita uyu mugore we. Yewe ariko ejo bundi mu myaka nk'itatu ishize agitangira gutunga amafaranga, ibikorwa byiza, aba bakobwa ndetse bafite amafaranga y'imirengera batangiye kujya begereza Bruce Melody, batangira kumwereka ko yibeshye yihutiye gushaka. Ariko burya kwibeshya bibaho. Muri iyi minsi iterambere kure kugenda ryihuta no gusoza umwaka, abantu benshi bakaba bari gutakamba bavuga ko nta mafaranga bazaba bafite yo kujya mu minsi mikuru. Ariko niba utarasevinze ibyo bizakurebe yewe. Ariko hari igitaramo kigiye kuzaba, iki ngiki cyo kizaba kirimo n'amafaranga kuko hazaba harimo ibihembo byinshi cyane bya Bruce Melody n'uwo bita BEN n'abandi bahanzi benshi batandukanye. Ngaho yuko igitaramo rero kiri gutegurwa bisaba ko kuzakitabira. Yewe yari biranze kabiri uko gukora subscribe, share, comment, like.